hambere bafataga ibijumba bakagenda bakakuguraniramo ibirayi, bakafata ibirayi akagenda akakuguraniramo amateke. Urumva ko amafaranga hambere ntabwo yakoraga cyane, bamwe ntabwo bari banayazi. Urumva ubwo nuvuga ngo hari uburyo byanze bikunze wahinze wabaho, ntabwo avuga ngo wakoreye amafaranga ngo wabaho ngiki. Ushobora kuyakorera ukagwiza amafaranga menshi cyane ariko ukabura icyuya cyangwa se ukabura uburyo wabaho, ukagenda mu ndege nziza, ukagenda mu modoka nziza, ariko byanze bikunze ya modoka ugomba kuyiparika ukajya gushaka iki cyo kurya. Niyo mpamvu rero amafaranga atari byose, ahubwo guhinga cyangwa se umuhinzi ariwe tugomba kubaha nk'uko wahoze ubisubiramo. Ibihe byiza kuri wakoze subscribe kuri Dushime Films Entertainment, tuguhaye ikaze. Uyu munsi rero tugufitiye umushitsi n'ibindi. Umushitsi ni wa wundi usanzwe tuganiriza ku buzima bwacu bwa buri munsi, cyangwa ku bibazo, cyangwa ku biri kuba n'ibintu byinshi tuganiriza. Koko turagusabye kume umukurikire, kandi nimba utarakora subscribe ubanze uyikore kugira ngo ibiganiro byose bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Tuguhaye ikaze. Uyu munsi rero twagarutse turi abantu babiri tugiye kuganira ku bijyanye n'ubuzima bwacu cyangwa se n'ibiri hanze hangaha. Nibyo kintu tugiye kuganiraho. Urabona ngewe mfite ubwanwa, nako ntabwo mfite ariko yaramufite gusa nyine ntibibujije ko ndi umugabo. Nitwa Dushimento Peter, uyu yitwa ivuge nta kibazo. Nitwa Ntuyendabo Bernard Arbashiru, nkorana n'uyu mugabo bita Peter kuri televiziyo Du TV. Ya nkuko mumwumvise rero ni umupatina cyangwa se ni umu agent wacu kuri Du TV Entertainment. Niyo mpamvu tugiye kuganiraho, tugiye ku gatwiko cyangwa se ku kiganiro tugiye kuvugaho kiri mu buzima bwacu bwa buri munsi. Urabona ejo bundi twavuze ku buryo umuntu ashobora kujyana 1000 ku isoko ntihagire ikintu ahaha cyangwa se azana. Ibyo ni ibintu biri muri rubanda ugasanga, ariko uyu munsi urabona ko ibiciro biri kugenda bigabanyuka cyangwa se iby'ibiribwa biri kugenda bigabanyuka. Urabivugaho iki Bashir? Urabona Peter, ikintu cya mbere kadushima Imana. Kuvuga ngo birimo biramanuka, ariko ntago byakagombye kumanuka iyo Imana itabigiramo uruhare. No kuvuga ngo twari dufite ikibazo cy'izuba mu minsi ishize, ariko Imana yatanze imvura mu gihugu cyose. Niyo mpamvu wabonye ibiciro by'ibiribwa byamanutseho gake. Ntago byamanutse kubera kuvuga ngo wenda hari icyari cyateye kuzamuka, ubundi kugira ngo bizamuke byari byatewe n'impamvu ebyiri. Hari impamvu y'ubwikorezi, hakaba n'impamvu yari yabaye izuba bikagabanuka ntibibashe kuboneka. Ariko kubera Imana yatanze imvura, ikibazo cy'ubwikorezi kiracyariho. Hanyuma ariko ibiribwa byatangiye kuboneka. Ubu tuvugana abaturage bari kurya ibyo bita ibitonore. Urumva ibyo hari icyo byongeye ku bijyanye Bashiri. Mu kanya kashize nciye haraguru ku isoko, mu by'ukuri ibirayi byagabanyutse koko. Urumva ibirayi ni bimwe mu biribwa abantu benshi bisangamo. Ibirayi ushobora kubiteka ifiriti, ushobora kubitogosa, ibi ni ibintu byinshi. Ushobora kubikaranga mu mavuta nyine, bimwe kwa kundi ugura ikirayi ukakigura senkane. Sinzi niba warabiriye. Wabiriyeho? Ndakeka sinzi. Tubisanga hirya no hino. Jewe ndi umuntu ugomba kurira ahantu hose, kuko ibyo birayi ngomba kubigura. Kuko nimba wenda twaguraga ikirayi cy'ijana kikaba cyageze ku giceri cya 50, urumva ko biri kugenda bigabanyuka. Niyo mpamvu natangiye nkubwira ngo dushime Imana. No kuvuga ngo byagabanutse kubera bihari, byabonetse. Biri guterwa n'iyi mvura iri kugwa. Iyi mvura yatanze agahenge, abaturage batangiye
bikura mu masaka mu bishyimbo mu gihe twari twiteze bya bindi biri kuva mu Ruhengeri Igisenyi byonyine ariko uragera mu mabutike ukasanga ibirayi bitoya abaturage bakunze kubyita nyirakaraye mugabo nyirakaraye ni ukubera bari bitoya kandi nanone ni ukubera kura mu bishyimbo biba byarimejeje mu masaka gutyo biriya nabyo bigira icyo byongera urabona yuko byamanutse nk'ubu byo biri kugura amafaranga 300 350 380 mu gihe bya bindi binini bitari nyirakaraye byo mu Ruhengeri by'Igisenyi biri kugura 450 urumva mu gihe mu minsi ishize kuri cya kizuba byari bigeze kuri 600 urumva Imana yadushyiremo imiyaga yaduhaye akavura urumva hanyuma mu minsi iraza nibatangira gusarura byimbitse hari igihe bishobora kugera no kuri 300 cyangwa 250 gutyo ariko nkubwira ngo buri imvura ifite umumaro n'ibishyimbo byamanutse uziko byari biri kugura 1500 hano muri ibi bice bya Masaka za Kabuga Rwamagana byageze no ku 2000 ariko ubu ngubu ibishyimbo biri kugura amafaranga 1800 kubera iki ubu ngubu hari abaturage bari kugenda bakirira ibyo bita ibitonore bari gukura mu masaka urumva yuko nta kimana itadukoreye nubwo buryo ki uri kubona biri kugenda byuruka buriya imvura nakagabo niko muri make niko navuga ariko Imana igenda neza iri kugenda ibigenza neza muri make uri kubibona uvuze uburyo wenda imyaka yagiye igabanyuka twavuga imyaka muri rusange urumva byanze bikunze cya gihumbi wajyanaga ku isoko uragira ikintu urazana ikiro cy'ibishyimbo uzana ikiro ibiro 2 by'ibirayi urumva ko biri kugenda bigenda neza ngo niba wari ufite igihumbi ukavuga uti ndagura igitoki ibiro 2 nsigarana amafaranga 300 ntabwo uri buguremo ikiro cy'ibirayi ariko tuvugana niba ibirayi hari biri kugura 350 uratwara igihumbi ugura ibiro 3 igihumbi n'amafaranga 50 ugura ibiro 3 by'ibirayi ubirye saa 6 na nimugoroba mu gihe igihumbi utari uri kubasha kuba warya kabiri ku munsi ni ukuvuga ngo Imana nta kitadukoreye tuyishimire kabisa gusa imvura irimo iri kugwa nabi ndi kumva ngo hari abantu bari kugenda bagwa mu migezi bagapfa imivi ikabatwara gusa icyo nta kimana kirebe tuba tugomba no kuyisaba ko idukorera n'ibyiza ariko nibyazana ibyo tukayishimira ko niyo igira gute nigerageza kubisubiza inyuma abishyira ku murongo murakoze cyane ku buryo wenda mutusobanuriye ibicirwa ibizamuka biri kuzamuka bikongera bikanamanuka ku biciro ni ikintu cyiza wenda twanakwishimira kuba wenda ibiribwa biri kugabanyuka kuko buriya umuntu iyo yariye abasha no kujya gushaka akazi. By the way, umuntu ashobora kujya gushaka akazi bitewe nuko ari ikiri mu nda, akavuga ati se kuba nafashe igihumbi nkajya guhaha ejo nzahahisha iki, bigatuma ajya gushaka akazi. Ariko mu gihe atariye ashaka ajya gusaba, arasabiriza. Niyo mpamvu buriya iyo umuntu yariye abasha no kugira icyo atekereza mu mutwe, agatekereza akavuga ati se nimba uyu munsi nariye ejo nzagira icyo, agahita ajya gushaka akazi. Ko nahuye n'abantu bavuye gushaka akazi batigeze bakabona, wabivuga iki? Akazi nako karabuze se byibuze? Nahuye n'abantu ndi kuza kureba, nahuye n'abantu bakabuze. Urabona hari mu masambiri, urabona ko byagize mu masambiri wabyakeye saa 3, ariko yaravuye gushaka akazi yakabuze. Umuntu twahuye nawe yatuganirije uburyo akazi karabuze koko. Ibyo urabivuga iki Bashira? Nukuvuga ngo ibyo byose ni ingaruka zizuba, ingaruka z'intambara. Ni ukuvuga ngo amafaranga yabaye makeya, urujya n'uruza rw'amafaranga
ntabwo rukiri rwinshi kubera ibibazo nk'ibyo isi iri kugenda ihuramo. Nupfa n'akazi rero kagenda kaba gakeya. Nupfa niba wari ufite ibihumbi 5 uvuga ngo aya mafaranga ibihumbi 5 ushobora kuyarya icyumweru, nta uri buheha akazi ko kugira ngo agutwareho 1000. Niyo mpamvu akazi kagabanutse. Nko tuvuge wenda urugero, wahuye n'umuntu wacaga mu ngo amesa bakamuha nk'igihumbi cyangwa bakamuha nk'ibihumbi 200. Uwo muntu ubu ngubu niba ari umuseribateri wameseshaga cyangwa se niba ari umumama mu rugo, aremera akabyimesera kugira ngo cya gihumbi urumva yaryaga kabiri akaba ari kukirya rimwe, atagira uwakigabana nawe. Nubwo buryo ki akazi kagabanutse. Urumva urugero, nanjye mu kanya naciye ku ndege hariya, abafundi n'abayede bakunze kuba bahagaze bategereje akazi, ariko nagira ngo nkubwire ngo Peter, numiwe. Hari abantu benshi cyane. Mpamagara umwe ndamubaza simbite ko muri benshi cyane. Urumva n'inzara yose, avuga akajwi gatoya ati rwose byanze turi ku ndege, tutegereje uwaza kutubwira ngo tujye kumukorera, twahebye. Urumva muri make no kuvuga ngo ibyo kurya bishobora kuba byagabanyutse, ariko nanone tukagira ikibazo cy'akazi kuba kabura. Ikibazo cy'akazi cyo rwose ntabwo akazi kari kuboneka neza, ariko ukuvuga ngo buriya ibiryo byabonetse, ukuvuga ngo urabona nk'abahinzi bakenera abasaruzi, akazi nako kazaboneka. Nk'ubu ngubu ni ukuvuga ngo igihe hari izuba, ntabwo none se wari buha umuntu akazi ko guhinga kandi ufite ubwoba yuko izuba rizabitwika? Ubu bagiye kubona akazi ko gusarura, abahinzi bashyiremo abakozi basarure, abahinzi bashyiremo abahinzi bahinge. Kubera iki? Imvura. Buriya imvura nayo igira icyo yongera mu bijyanye n'akazi. Tukiri aho ngaho, wavuze ko uciye ku ndege wenda hasanga huzuye abantu benshi koko. Nanone urongera uragarutse bavuga ati imvura yaguye, abahinzi bakeneye abasaruzi, abahinga bakeneye abahinzi. Ni ukuvuga ngo wagira iyihe nama y'abakozi bari gukorera bategereje ku ndege babuze akazi, ariko mu buhinzi hakaba hari abantu bakeneye abahinzi bababuze, cyangwa se abasaruzi bakenewe, kandi bose bigiye ku ndege. Mu by'ukuri umuntu uri ku ndege aba akeneye kubaka, cyangwa se ko yajya gukora ikiyede, cyangwa se kubaka, cyangwa se nk'umukire akamuhamagara akamuha akazi ko kubaka, cyangwa se ko kubumba amatafari. Ni ibintu byinshi bitandukanye umuntu uri ku ndege aba ategereje ko umuntu w'umukire cyangwa se umurusha ubushobozi yamuha akazi. Kandi wowe ubwawe tubwiye ko wenda akazi ubu ngubu ugakeneye yajya kukabariza mu buhinzi, cyangwa se mu bari gusarura. Kubera iki? Imvura yaguye, ibirayi biri gusarurwa, ibishyimbo bimwe byo mu masaka bireze. Mu nce zitandukanye birumvikana ko ako kazi kariho. Ubu ushatse kuvuga ko wenda ushobora kubwira abo ku ndege bakajya gusarura ibyo birayi? Buriya ntibihebe. Aha buriya baravuga ngo nta kazi k'umunyagara kabamo. Nk'uwo muyede ntabwo ari buvuye ngo nabura se akazi ko kubaka, ko guhereza mu bafundi, ntabwo yakora kandi kazi ariko kamuha amafunguro. Ubundi ntabwo ugomba gukora akazi kamwe, ariko nabyo ibintu byose bigenda ari magirirane. Hari nk'abatanga akazi bagakomoye ku musaruro bagize. Nk'umuturage yakweza akavuga ati ndubaka inzu nyikuye mu byo nejeje, ni ukuvuga ngo bigaragara yuko n'abafundi n'abayede bagiye kubona akazi. Ibyo ni ibintu, kuko ibintu byose ni magirirane. Bacuruzi bacuruzaga imyaka bagiye kuyibona, bacuruze bunguke, abubaka bubake, abafundi n'abayede babona akazi. Buriya umuhinzi ibintu byose iyo ugiye kwitegereza usanga bigira gute, biva umuzi ari ubuhinzi.
buriya uzarebe n'aba bakora mu nganda wenda akavuga ngo uruganda rwacu ngo ruproduiza ngo ibyuma ngo ntaho ruhurira n'ubuhinzi, uhamanya nabo. Njye icyo nabivugaho byanze bikunze ntabwo mpanya nawe, kubera ko buriya umukozi akoresha byanze bikunze agomba kuba yariye. Aho ngaho ngomba kugusubiza kuko umukozi akoresha aba yariye, nimba ari ibyo birayi, nimba ari ibyo bigori, aba byanze bikunze aba yafashe ikimutuma. Urabona nta modoka yagenda itarimo amavuta. Niyo mpamvu rero n'umuntu iyo yariye abasha kujya mu kazi agakora. Nimba ari izo nganda zikora ibyuma, zikora ibiki, byanze bikunze zikoresha umuntu wariye kubikomoka mu buhinzi. Byanze bikunze aba yariye kubikomoka mu buhinzi. Nicyo kintu wenda nakubwiraho ko byanze bikunze abari mu nganda, abari he hose, ikintu cyose bakoresha nawe ubwiwe yari gukoresha abakozi aba yariye. Nimba yariye makeke, nimba yariye iki, biba byakomotse ku bijyanye n'ubuhinzi. Ubwo rero twavuga ngo iki, umuhinzi ni yubahwe. Umuhinzi ni yubahwe. Rimwe twarimo turi kugenda muri kiriya gihe cy'intambara za 1994, urabona hari abajyaga Tanzania, abajya Kongo. Umugabo yari afite urukapu rw'amafaranga, ariko yagize umujinya awukuramo arajugunya, kuko ntaho yari ari kubona yagura ikintu. Noneho akabona mwagiye hirya afashe nk'igiti acukuye umwumbati arahekeye, nta kiguzi bimusabye. Aravuga ati amafaranga ntacyo amariye, sinasosoramo inoti ya 5 ngo nkekenye, yarayajugunyira igenda. Ni ukuvuga ngo impamvu uvuga ngo umuhinzi ni yubahwe, urumva bibaye ngombwa ko umuhinzi atari bwemere amafaranga yawe ngo aguhe ibiryo, ntabwo wayafata ngo yahekenye yashyire mu gifu kiyasye. Ariko we ibiryo bye yagira yabirya. Umuhinzi ni yubahwe. Hatabayeho umuhinzi izo nganda ntizakora, kuko ntabwo abakozi bazo babona ibyo barya. Bakora kuko bariye, barya kuko umuhinzi yahinze. Umuhinzi ni yubahwe rero. Umuhinzi ni yubahwe. Niyo mpamvu tugomba kuvuga ngo kudasuzugura akazi k'ubuhinzi kwa. Urabona ngo uriya ni umuhinzi, kandi uriya muhinzi buriya n'abaperezida bararya, kandi barya ibyo wa muhinzi wo hasi yahinze. Duspose ngo yariye amakaroni, yariye amafromaje. Ayo mafromaje yavuye mu buhinzi. Ugiye kumbwira ngo se ngo fromaje ngo hari aho bazihinga? Oya. Umuhinzi yahinze ubwatsi, inka zirarya, hanyuma zibona umukamo, amata araboneka, amata bakuramo fromaje. Urumva? Iyo inka yishwe n'inzara ntabwo wayikama ngo ugire icyo uyikuramo. Urumva yuko ikintu cyose, ubuzima dufite kuri iyi si, umuzi wacu ni ubuhinzi. Ni ukuvuga ngo wa mugani, ni ukuvuga ngo ushatse kuba ko n'inyamaswa byanze bikunze zaba zishyigikiye ubuhinzi. Zishatse zabushyigikira cyane cyane nk'izi ngizi zororerwa mu rugo, urumva zitazi kujya kwihigira kuko zitunzwe n'umuhinzi. Mu byo zirya harimo ibihingwa, nta na kimwe zirya kidahingwa. Umuhinzi ni yubahwe. Abadukurikirana nimubona ndi gusubiramo cyane cyane ngo umuhinzi ni yubahwe, umuhinzi ni yubahwe, nuko hari abo ubona baba bashaka gutesha agaciro akazi k'ubuhinzi, kandi ntibarebe icyo ubuhinzi bumariye. Ari igihe wenda bo waravuye nko mu cyaro, nko mu badukurikiye ntabwo haburamo, haravuye nko mu ntara ukuntu yaraje wenda nko mu mujyi wa Kigali, ugasanga akavuga ati
banyibye rino gare baba bansubije ku isuka, iyi modoka igonze baba bansubije ku isuka, iyi nzu bayinyatse kano kazi nkabuze baba bansubije ku isuka. Kandi ntiwibuke ko isuka ari byose. Isuka ibyo bintu uri kurya, ibyo bintu ujya mu isoko ukagura, izo nyanya ujya ku isoko ukagura, ni isuka. Ni ku isuka. Ni ukumve ko nyine wenda ubuze kimwe utajya mu guhinga, byibuze ngo wenda bavuga ko ubundi guhinga ni nk'ibintu biba biciriritse bashira. Abantu benshi babifata nk'ikintu giciriritse, urumva, bakumva ko akazi, umurimo wo guhinga ari ibintu biciriritse, kumva ngo umuntu wenda ndi kukwita ngo wamuhinze we tujye uva mu bantu, urumva, cyangwa se wa munyacyaro ujye uva mu bantu, kuko akenshi iyo bavuze mu cyaro bahita bumva ibijyanye no guhinga, about guhinga, urumva, bakumva ko nimba ndi mu cyaro kumva ka kazi kose yakora ari uguhinga. Nyine wumva nyine guhinga biri hasi cyane. Wabwira gute abantu urabona nanjye nshobora kuvuga ati wa munyacyaro mbanzi ko nyine uri umuhinzi, nyine utashobora gukora iki, gufunga utashobora gufata umwiko ngo urebe nk'inzi hagaze, byanze bikunze mbanzi ko umunyacyaro ari umuhinzi. Ubwo wabwira gute ku banyamwumvire cyangwa se ku abagira imyumvire nk'iyo ngiyo yo kwita umunyacyaro, cyangwa se umunyacyaro akamushyira hasi cyane, kandi yakagombye kumuha agaciro byibuze nk'umuntu w'umuhinzi ahinga izo nyanya. Hari umuntu cyane hari umuntu wo muri Kigali utagira ibiryo bitarimo inyanya, ariko nta gatekereza ahantu zaturutse, aba yumva yafashe amafaranga agahereza umuntu ati genda unzanire inyanya cyangwa se genda unzanire n'ibi, ariko ntaha agaciro kuwabihinze. Ese afite ayo mafaranga, wa mugani nk'uko wabivuze, yajya ku isoko akabura ibyo agura, cyangwa se niba yemera ayo mafaranga yiwe byagenda bite? Urabona nko mu gihe cy'ahambere amafaranga atarabaho cyangwa se abishe batarayabona, nafataga ibigori nahinze bagenda ukampa ibishyimbo. Ahambere bafataga ibijumba bakagenda bakakuguraniramo ibirayi, bakafata ibirayi akagenda akakuguraniramo amateke. Urumva ko amafaranga hambere ntabwo yakoraga cyane, bamwe ntabwo bari banayazi, urumva. Ubwo ni ukuvuga ngo hari uburyo byanze bikunze wahinze wabaho, ntabwo avuga ngo wakoreye amafaranga ngo wabaho ngiki. Ushobora kuyakorera ukagwiza amafaranga menshi cyane, ariko ukabura icyuya cyangwa se ukabura uko wabaho, ukagenda mu ndege nziza, ukagenda mu modoka nziza, ariko byanze bikunze ya modoka ugomba kuyiparika ukajya gushaka iki cyo kuyiga. Niyo mpamvu rero amafaranga atari byose, ahubwo guhinga cyangwa se umuhinzi ariwe tugomba kubaha nk'uko wahoze ubisubiramo. Icyo kintu nkawe nk'umuntu ukuze ushobora kuba ukizi kundusha, nk'uko twatangiye tubivuga. Navuze ko mfite ubwanwa, ariko twasanze ngo yandusha cyane, byanze bikunze hari n'icyo andusha mu buzima bwa muntu cyangwa se muri experience y'umuntu. Niyo mpamvu rero icyo kintu aba yatekereje ko bati byanze bikunze umuhinzi yubahwe. Niyo mpamvu yabisubiyemo kenshi cyane, yabisubiyemo avuga ko umuhinzi agomba kubahwa. Ese wowe nawe wamwubaha umuhinzi? Think about, tekereza kuri icyo kintu, wumve ko nawe umuhinzi ari ingenzi cyangwa se atari ingenzi. Wenda ushobora kuba uri kutureba iki kiganiro wenda cyakozwe ejo cyangwa ejo bundi cyangwa se uyu munsi, ariko ntabwo byakubuza kwandika comment aho ngaho ngo uvuge kuri iki kintu, cyangwa se focusinge ku kiri iki kiganiro twavuzeho. Twavuze byinshi ku bijyanye n'ibyo kurya ku muhinzi, uburyo ibiciro byazamutse bikanamanuka, ariko ntabwo byakubuza gutanga nawe kuvuga kuza muri kino kiganiro, cyangwa se ngo dukorane ikiganiro. Washobora kwandika comment, ushobora gutera like ukavuga ati ibyo bintu muvuze koko nanjye ndabyemera. Ni ibintu ushobora kubigiramo uruhare rwinshi cyane mu bijyanye n'ibyo twavuze. Buriya ngewe ndumva mu rwego rwo guha umuhinzi agaciro, ngewe ndumva ku bwanjye twahindura indamutso. Rimwe duhura waramutse wiriwe, nkaguhereza ikiganza umuhinzi niyubahwe, ukansubiza ngo yubahwe cyane. Kubera iki? Kubera ko uba waramutse uko wariye. Yes. Waramutse kubera wariye, wiriwe kubera wariye. Niyo mpamvu nakagusuje nkawe nti umuhinzi niyubahwe, ukansubiza ngo yubahwe cyane. Kuba kwicaye ahangaha nuko twariye, bashingiye nariye. Nje nariye. Wahoze uvuga ngo mfite ubwanwa ngo bwinshi, wowe biva ku mirire.
nuko wariye ntariye ntabwo bwasa tambaza ngo nariye iki ariko nzi ko nariye ntariye ntabwo bwasa gucya kandi ifumbire y'ubu bwanwa ni ibiryo bashize ko nariye capati ariko hari abantu benshi bazi ko capati idakomoka ku capati ni ingano zahinzwe n'umuhinzi, amakaroni ni ingano zahinzwe n'umuhinzi. Ubwo rero kuvuga ngo umunsi nariye irindazi, ese irindazi ryakomotse ku ifarini, ingano zahinzwe n'umuhinzi, byose umuzi ni umuhinzi. Ubwo umuhinzi aciye umuzi twahirima twese bashindagira ngo usobanurire ku bantu bazi ko irindazi rituruka mu ruganda, umugati uturuka mu nganda, bazi ko amakaroni aturuka mu ruganda ataturuka mu buhinzi. Ugira ikintu basobanurira. Hari abazi ko fromage zituruka mu nganda, hari abazi ko ari amakeke aturuka mu nganda, hari abazi ko za yawurute zituruka mu nganda, urumva? Hari abazi ko n'ibintu byinshi amaji ibiki byose bazi ko bituruka mu nganda. We wagira ikintu wasobanura cyangwa se ugira icyo ubumenyi bahereza kugira ngo nabo basobanukirwe ku bibazo bibaza bazi cyangwa se wumva, gira ikintu basobanurira. Nimba bazi ko fromage, nimba bazi ko amandazi, keke, capati, hari n'ibindi byinshi cyane bazi ko bituruka mu nganda, wagira ikintu babwira. Umuhinzi ni yubahwe kutasubiza, umuhinzi yubahwe yubahwe cyane yabongeraho cyane rwose. Ni ukuvuga ngo uvuza amafromage, uvuga amakeke, uvuga makaroni, uvuga amandazi, uvuga imikati, ibyo byose bikomoka ku muhinzi. Ibyo byose umuzi wabyo ni isuka, umuhinzi. Urumva, umuhinzi niyo mpamvu agomba kubahwa. Nushaka kuvuga ngo ngiye sinzahinga nzarya makaroni, okay, uzarya makaroni kubera Peter yahinze, kubera Karangwa yahinze, kubera Sentama yahinze ingano zikajya mu ruganda, uruganda rukazikuramo amakaroni. Ni ukuvuga ngo rimwe hari igihugu kigeze gukora pilate y'umuceri, basohora umuceri ukoze mu maplastike, ariko baje gufatwa kuko harabutekaga ntushye. Uriya niba ari abayapani niba ari abashinwa, kimwe muri ibyo bihugu byigeze gupirata umuceri. Ukabona umuceri mu maso, ukabona ari umuceri ariko mu bijyanye n'urumva kubera iki umuhinzi atawuhinze bitakomotse ku muhinzi. Urumva ko umuhinzi akomeye cyane. Like wenda nko muri twebwe cyangwa se muri mwebwe hari abumva izina Sina Gerard. Sina Gerard ni umuntu ukora ibintu byinshi bitandukanye, afite inganda zitandukanye, amamodoka, buri kimwe cyose. Ni umukire mu gihugu cy'u Rwanda, ariko wibuke ko ibintu byose akora amaji, akora buri kimwe cyose. Ndetse muri mwebwe hari abazi aho bita kuri Nyirangarama. Kuri Nyirangarama hakorerwa biki? Imodoka irahagarara, iyo winjiye muri boutique usangamo ibintu bitandukanye. Usangamo amaji yanditseho inkeri, amaji yanditseho amacunga cyangwa se imyembe, cyangwa se ji y'ubwoko bwose ushobora kuyibona, imitobe, buri kimwe cyose. Ariko icyo kintu ujye wibaza ahantu gituruka, ujye ufokasinga uvuga ati ese uyu mugati ko nawukoze ku gipapuro handitseho ingano, ariko wowe ubwawe uzi ko waturutse mu ruganda. Ushobora guhita bate Uganda wagwayikoze iki n'ibiki, ariko byanze bikunze aho bituruka keshi ni ku muhinzi. Umuhinzi niwe warahinze ingano, akohereza uwo Sina Gerard agakora iki? Agacisha mu ruganda, agakora iki? Agakora uwo mugati cyangwa agakora iyo ji. Byanze bikunze twavuze ku muhinzi cyane, ariko wumve ko nawe nushaka nawe ngaho uri kutureba uvuge ku muhinzi, nawe uvuga ati umuhinzi yubahwe. Nushaka no muri comment wanditsemo umuhinzi yubahwe, kuko nicyo kintu twakagombye gukora iki? Guhereza respect, tukubaha cyane 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 cyane. Niyo mpamvu niyo ngoyo ayabigarutseho keshi bamwita Ali Bashir. Niyo yabigarutseho keshi cyane. Niyo mpamvu umuhinzi agomba kubahwa. Tukiri aho ngaho, wenda reka tuvuge ku bindi, ubuzima bwa muntu. Ubuzima bwa muntu ni iki? Ubuzima bwa muntu ni kwa kundi wenda ushobora kumva umuntu afite ubuzima.
umuntu ashobora kuba afite ubuzima bwa muntu ariko ukibaza ngo nimba imodoka inywa esansi igakora ikagenda, imodoka nimba ijya mu muriro igakora ikagenda, ese n'umuntu bamucaginze umuntu bamucaginze yakora? Ese n'umuntu bamusutsemo esansi yakora? Kiri kintu usobanura kuri icyo kintu. Esansi y'umuntu ni ibiryo, ibiryo umuhinzi yahinze. Uriya ubwo aho waba ugiye kunyereka, waba ushatse kumbaza ubudahangarwa bw'Imana, buriya biriya amarobo abazungu bakora byakozwe n'abantu, yakozwe n'abantu, akorwa n'abantu bariye bafite ingufu kubera babona ubwenge bwo gukora iyo robo. Kubera iki bariye? Kubera babonye esanse y'ibiryo. Urumva, ni ukuvuga ngo batabonye ibiryo ntabwo babasha gutekereza ngo dukore irobo. Ariko buriya Imana irakaze cyane, buriya nta muzungu wari wakora iki, wari wakora nibura urushishi ngo rugende, ngo rubyare urundi. Urumva, ibyo byose ni ubudahangarwa bw'Imana yagiye ishyiraho, yaremye. Tukiri aho ngaho uvuze ku Mana, uvuga n'abaremyi, wenda tuvuge muri rusange n'abaremyi. Nuvuga ngo Imana yaremye abantu. Umuremyi n'umwe ni Imana, abandi barakora. Hagati aho urabona ko Imana yaremye abantu, ibaha umwuka, ibaha buri kimwe cyose n'ibizabatunga. N'umuremyi mu bahanga, cyangwa se uvuze ko hari umuhanga waremye imodoka, umukozi yakoze imodoka ayiremera n'ibishobora gutuma igenda, ishobora kubaho igihe kirekire cyangwa se kugumaho igihe kirekire. Yaremye esansi, yakoze ubushakashatsi kugira ngo ati tutemo esansi yakomeza agenda, ncaginze batiri yayo yakora. N'Imana iravuga ati umuntu yaremye ibyo kurya, irema buri kimwe cyose, irema amazi, akavuga ati mu gihe yanyweye amazi azakomeza ko abeho. Noneho icyo kintu gira ukuntu uburyo wagisobanurira abo bantu baremye imodoka ikaguma igakora. Hari n'abaremye imodoka ishobora gukora iki, bagashyiramo na system y'abantu ku buryo ushobora kuvuga ati boss utaye ngiye gushyiramo amavuta cyangwa se nkeneye iki n'iki. System zibaho ku buryo ushobora kuganira n'amarobo cyangwa se n'ibyo bintu byaremwe cyangwa se byakozwe. Gira ikintu bitandukanye uvuga ngo byakozwe, byakozwe n'abantu, ko nta muntu waremye. Ako wibuke ko uwo muntu wakoze ashobora gukora ikintu kikavuga nk'abantu. Urugero nka Sofia, nka robo yitwa Sofia, urabona ko ikora nk'abantu. Ko buriya ntabwo ibikora 100%. Buriya ijwi usohora ntabwo ari ryo cyasohora. Kubera iki? Cyakozwe aho hantu ntabwo twemeranya, kuko icya mbere wibuke ko yarasuye mu Rwanda, yageze mu Rwanda ariko yavuganye n'abantu bakumvikana, barumvikanye cyane. Yaravuze like wenda nte kujya kure, nkuko nguko nje nawe turi kuganira, urabona mvuze ati haguruka ugende. Icyo kintu wacyumva kandi ukanagikora. Ako wibuke ko ni robo baribajije rikagusubiza kandi rigasubiza ku kintu wabajije. Icyo kintu watandukanya umuremyi n'umukozi. Aho umuremyi n'umukozi bitandukanye, ni ukuvuga ngo robo iracagingwa, robo igira control. Umuntu uba wicaye hariya kuri mashini agakirika hano, ubwo robo iri i Kigali ikajya gukora. Suppose niba umuntu yicaye muri Amerika, yicaye imbere ya mashini, ari wigira hakirika, robo igire gute, iguruke igende. Agira hakirika ayerekeze mu Rwanda, agira hakirika ayerekeze Uganda, agira hakirika. Ariko wowe waremwe n'Imana, mu gitondo uravuga okay, ndahagurutse ngiye hana. Ariko robo ntago yitekerereza. Urumva aho Imana itandukaniye n'abantu.
uvuze wenda uburyo robo zakozwe, iratekererezwa ntago yitekerereza. uvuze uburyo robo zakozwe, uvuze ko zitakwikoresha, uvuze ko zitakwikoresha. Urugero wenda tukiri aho ngaho wenda ngushikiyemo gato, urabona na phone burya ni robo na phone buriya utayikoresheje ntiyakora. Yes. Icyo kintu cyo ariko umuntu buriya yakwikoresha, yakwihereza amazi, yajya guhinga bya bintu sikaje, ariko imodoka ntiyajya gukora iki, ntiyajya kunywa, ntiyakwijyana ngo inyweze. Nakwemeje ariko aho irakazi. Imana irakazi. Aho uranyemeje rwose. Ubuhinzi niyubahwe kandi Imana irakazi. Imana irakazi. Imana isumba byose. Nje nasubiramo nkavuga ati Imana isumba byose. irakabaho irakoze. Isumba byose. Kandi umuhinzi niyubahwe cyane. Ya, ladies and gentlemen, iki cyari ikiganiro cy'ubuzima bwa muntu cyangwa se uburyo tubayeho, uburyo buri kimwe cyose kibayeho. Turagushimiye kuba wowe wadukurikiranye cyane. Yari njyewe Dushimento Pista, uyu nguyu ntuye nabo Bernard Albashiru. Murakoze cyane, mukomeze gukanda subscribe kandi urakoze kuba waturebye. Turagushimiye cyane, turagushimiye ku bwacu. Dufite n'inka twayiguha, dufite n'umurima twaguka ukajya guhinga kuko dore nta kindi kintu, ntabwo naguha imodoka utari bujye guhinga ngo ubone bigutunga. Byanze bikunze nshobora kuguha imodoka ikagupfira ubusa by the way, ariko nguhaye umurima wajya guhinga, Imana nayo ikakunganira ikakugushyiriramo amazi, imyaka ikamera, izuba naryo rikaza rigashyiramo ibyo bita sinzi buri Imana irakaze. Imana irakaze buriya hari uburyo yakuremye ibintu bishobora kutwunganira mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kavuga ati ndashyiramo imvura mbe nyahagaritse, noherezemo urumuri. Buriya nanone ishyizemo amazi gusa, imvura gusa, imyaka yabura, birapfa. Niyo mpamvu ifite uburyo ibigenza ikabyunganira. Buriya Imana iradukunda cyane, niyo mpamvu yagiye no kuturema, iturema mu ishusho ryayo. Iravuga ati bana banjye, buriya mu buzima bwawe cyangwa se mu buzima bwacu dufite nk'abantu, iyo utabaye inshuti n'Imana bakubara nk'ikizi, bakubara nk'umuntu utazi umurongo ari kugenderamo cyangwa se nk'inzira ari kugenderamo. Niyo mpamvu nawe muntu udukurikiye, mu byo ukora byose ushobora kuba wishoboye, ufite buri kimwe cyose, ariko ndabizi ko nta Mana ntacyo wakwigezaho. Ndabeshya? Nta Mana nta kintu wakwigezaho. Uyu nguyu mureba ashobora kuba byanze bikunze nkaho umukurikiye, ushobora kumureba ukavuga ati uyu nguyu asengera mu idini runaka, cyangwa se ukavuga ati uyu ni umukristo runaka cyangwa se ni umunuzi runaka. Nawe umurebye urabona ni umugabo, nanjye ndi umugabo, ariko byanze bikunze afite imyemerere yiwe, afite uko yemera Imana ndetse afite n'uburyo ayisingizamo. Yewe uburyo nemera Imana birahambaye cyane. Nemera ko ari imwe, ari Imana imwe gusa, Imana imwe. Ni nayo mpamvu mu kanya nahoze nkubwira yuko isumba byose ni ukubera ari imwe. Numva isumba abami, isumba abaperezida, isumba Amerika, isumba ibimwe byikuza byose. Imana iri hejuru. Mu Gifaransa baravuga ngo ni puisa. Okay, mu rwego rwo kubasezeraho rero abadukurikiranye ibiganiro byacu mwese, niyo mpamvu nababwira ngo nabasezeraho mvuga ngo Imana isumba byose kandi umuhinzi niyubahwe. Iyo niyo nsezero nkoresheje uyu munsi, ndetse ubutaha n'ingaruka imbere yanyu nzakoresha indamutso ivuga ngo umuhinzi niyubahwe. Muzansubize ngo niyubahwe cyane, kuko umuhinzi atabayeho twashira twese. Bye bye.